kunyura mu mwijima ugana mu rumuri. Uyu munsi tugiye kuvuga uburyo watsinda ubwoba n'ibigeragezo ukabasha kugera ku ntsinzi. Turifashisha ingero zitandukanye z'abantu bageze ku ntsinzi no gutsinda ubwoba nyuma yo guca mu bigeragezo n'ubwoba bukomeye. Banza wumvire ijambo. Urumuri rubereyeho kwirukana umwijima. Nta rumuri rwari kuvugwa iyo hataza kubaho umwijima. Bityo rero nta n'intsinzi yavugwa cyangwa se yabaho hatabayeho urugamba cyangwa utabanje guca mu bigeragezo. None se wakitwa ko watsinze gute kandi nta rugamba rwabayeho? Niba haratangajwe intsinzi, ubwo nuko haba harabayeho n'urugamba rwarwanywe rugatsindwa. Hari igihe ubuzima butugusha ahantu h'icuraburindi, aho ibintu byose bisa naho byanze, intege zigashira, icyizere kikazima, amarira adashira, inshuti zikagenda, amahirwe akagucika. Icyo ukoze cyose ushaka gutera imbere kikanga. Abanyarwanda bakunze kuvuga ngo ni inyatsi n'ibindi. Muri ibyo bihe by'icuraburindi n'umwijima ukomeye nibwo abantu benshi batangira kumva ko ubuzima bwabarangiranye. Nyamara ariko abahanga bavuga ko muri ibyo bihe by'ibigeragezo aribwo inzira y'intsinzi ishobora kuba igiye gutangira. Iyo twanyuze mu mwijima cyangwa mu rugamba rukomeye tukava tudapfuye, tuba tubaye intwari kandi dufite ubushobozi bwo kumurikira abandi, kwitwa intangarugero mu muryango mugari tubamo. Ese wari uzi ko umwijima cyangwa ibigeragezo bishobora kudukiza mu buryo tutari tuzi? Umwijima w'ubuzima dushaka kuvuga hano ushobora kuba ibihe bikomeye unyuramo, nk'ibyo kubura amafaranga, gutakaza akazi, gusigwa n'umukunzi, gutakaza inshuti, kugubwa nabi mu muryango, indwara zidakira, gukena bikabije n'ibindi bigeragezo tunyuramo hano ku isi. Ibi byose iyo tubyihanganiye tukabyakira nk'ishuri aho kubyita umuvumo, umutwaro cyangwa se umuruho, hari n'abarenga bakabyita igihano cy'Imana. Uko wabyita uko ariko kose, iyo tubashije kubyihanganira bitwubakamo umutima ukomeye ndetse bigakuza intekerezo zacu. Bitubera kandi abarimu bakomeye mu buzima kuko bitwigisha kwiyakira, kwihangana, guhindura imyumvire, kugira umutima ushikamye, kumenya inshuti nyazo, kwishimira ibyo dufite nubwo byaba ari bike. Hari ingero zimwe z'abantu banyuze mu bihe by'umwijima ariko bikarangira babonye urumuri. Nelson Mandela yafunzwe imyaka 27 kubera kurwanya ivangura muri Afurika y'Epfo. Muri icyo gihe yarafunzwe, yaranzwe no kwihangana, guceceka, kwanga kwihorera no kugira icyerekezo. Nyuma y'icyo gihe cyose twakita ko ari umwijima, yamaze imyaka 27 yavuye muri gereza, aba perezida wa Afurika y'Epfo ndetse agira uruhare rukomeye mu kunga igihugu cye n'abagituye. Nelson Mandela gufungwa kwe kwabaye ishuri ndetse umwijima wamuremyemo umuyobozi w'ukuri. Oprah Winfrey yabayeho mu bukene bukabije, yarakuzwaga akiri umwana ndetse yigeze gufatwa ku ngufu. Nyuma y'imyaka myinshi yo guhangana n'ihungabana, yahindutse umwe mu bagore b'ibyamamare ku isi. Umwijima w'igihe cye cy'ubuto niwo muteye imbaraga zashibutsemo icyizere n'inyigisho ku isi yose. Cristiano Ronaldo yakuriye mu bukene bwinshi muri Portugal kugeza ubwo mama we yashatse gukuramo inda ye mu gihe papa we yari arimo yiyahuza inzoga. Ariko uko Cristiano yakuraga yagiye ashyira imyitozo imbere, akitoza kenshi gashoboka, ashyira imbere kwihangana no kudacika intege. Yagiye anyura mu bihe bikomeye mu mukino w'umupira w'amaguru, nk'imvune, kwangwa n'abatoza, kunengwa, ariko ntabwo yigeze areka intego ye kugeza abaye icyamamare. Cristiano rero yakoresheje umwijima n'ibigeragezo nk'ubutaka yateyemo imbuto z'intambwe zashibutsemo intsinzi. Umwijima cyangwa ibigeragezo rero bikwiye kutubera isoko y'imbaraga. Hari ibintu umuntu adashobora kubona cyangwa gusobanukirwa mu gihe ari mu byiza gusa, mu gihe ari mu mudabagiro cyangwa amaraha y'isi. Ibi ni byo bihe abahanga bakunze kwita ibihe by'ubuhumyi. Abari muri ibi bihe bakunze kubita impumyi kuko akenshi ntibagira umwanya wo kwitekerezaho no gufungura amaso y'umutima. Akenshi mu gihe cy'umwijima n'ibigeragezo nibwo umuntu asobanukirwa ibintu byinshi bimwerekeyeho. Aha niho abantu benshi batangira kwisobanukirwa cyangwa kwimenya. Nibwo umuntu atangira kumenya ahantu agomba kwirinda ndetse n'abantu agomba kwirinda, n'abagomba kwegera cyangwa kugendana nabo. Nibwo atangira kuvumbura imbaraga zimwishemo atarazi.
Iyo ari umuntu usenga atangira kubona ibintu mu ruhande rw'Imana, akita kuko Imana imufata atari uko abantu bamufata. Muri ibi bihe by'ibigeragezo nibwo atangira kumenya abamukunda n'abamwanga. Ibuka ko iyo imbuto igeze igihe cyo kwera ishyirwa mu mwijima w'ubutaka, igatwikirwa, ikanyagirwa n'imvura, ariko nyuma igashibuka ikera izindi mbuto. Iyo iri mu gitaka ntibigaragara, nyamara ibiri gukora ibintu bikomeye bizashibukamo igiti cyera izindi mbuto. Perry ni umukinnyi n'umwanditsi wo muri Amerika. Yaryamaga mu modoka igihe kinini atagira aho kuba. Yabwiraga abantu ibitekerezo bye byo kwandika amafilimi bakamuseka. Nyuma yo kwihangana no kudacika intege, filimi ze zatangiye gukundwa. Ubu afite studio nini ku isi. Urumuri rwe rwazimye igihe kirekire, ariko ntiyerekeye aho. Ubu ni umwe mu bagabo bakize kurusha abandi muri Amerika. Rowling, umwanditsi wa Harry Potter, yanditse igitabo atagira akazi. Yari umupfakazi ndetse atagira n'amafaranga yo gucapa igitabo. Yagiye ku nzu zisaga 12 asaba ko bacapa igitabo cye. Baramwanga, bamutera ishoti, banamusuzuguye cyane. Ku nshuro ya 13 hari uwamwemereye. Igitabo Harry Potter cyatangiye kugaragara ku isi, kirakundwa ndetse gikinwamo na filime. Ubu ni umwe mu banditsi bakize cyane ku isi. Umwijima cyangwa se ibigeragezo ushobora kubitindamo, ariko iyo wihanganye ntiwite ku guhita wumva wahita ugera ku ntsinzi y'ako kanya. Byanze bikunze ugenda ugera ku rumuri buhoro buhoro kugeza usohotse mu mwijima burundu. Ese hari igihe wigeze kumva ucitse intege ndetse inzira y'iterambere wari urimo kumva urayiretse kubera ko ukora bikanga, ukaranga uruhenzwe, ugacuruza uhomba, wa mugani w'umunyarwanda? Niba bijya bikubaho witeka atari wowe wenyine. Ese ubona ibitekerezo byawe bitumvwa n'abandi kandi wowe wumva ari byiza? Humura, iki ni ikimenyetso cy'uko uri umuntu w'umwihariko. Ese ujya wumva usa n'uwatakaje byose? Banza utekereze niba ibyo wabuze hari aho bihuriye n'agaciro ko kuba uriho kandi uri muzima. Umva, reka nkubwire, fata ikaramu n'urupapuro wandike ibintu 5 wibwira ko byarangije ubuzima bwawe. Buri kimwe ugihuze n'indi jambo ry'umugisha kiri kukwigisha. Urugero, nabuze akazi. Iki ni ikigeragezo, ariko ndi kwiga kwihangira umurimo. Iri ni ijambo ry'umugisha nk'isomo nakuyemo. Nabuze inshuti, ariko nahisemo kwibaha no kwibanira neza. Nabuze amafaranga, ariko ndiga guhanga udushya. Nabuze urukundo, ariko ndiga kwikunda. Naratereranywe, ariko ndiga gusenga no kwiyegurira Imana. Uri tumwizima rero cyangwa ibigeragezo, ubwo nabwo ushobora gukubera umwanzi w'iterambere cyangwa bukakubera inshuti yawe y'igihe kirekire. Ese ni ryari wigeze kumva ufite igitekerezo gikomeye mu mutwe wawe, ariko ugahita ucika intege ugatangira kwibwira cyangwa kwibaza udariko se buriya nigitanga abantu ntibazanseka? Ese ni ryari watekereje kwandika igitabo, gushinga business runaka, gutangira YouTube channel n'indi mishinga, ariko ijwi ryo mu mutima wawe rikakubwira ngo wowe se bizakunda gute? Ntabwo wabishobora, nta bikoresho ufite, nta gishoro ufite. Oya, bireke rwose, icyo gitabo cyawe ntawe uzagisoma. N'ayandi majwi menshi akuvugiramo aguca intege, ay'imbere muri wowe uteretse n'ay'abantu bakugaragiye. Uyu munsi ndashaka kubwira inkuru y'ibanga yihishe inyuma y'ubwoba bwawe. Ubwoba bushobora kugusenya, ariko kandi ushobora no kukubaka mu buryo utakekaga. Utega amatwi neza, kuko ibi ugiye kumva uyu munsi bishobora guhindura ubuzima bwawe burundu. Icyambere, ubwoba bushobora kuba intangiriro y'inzozi z'iterambere cyangwa iherezo ryazo. Ubwoba buza nk'inkuba ikubise. Buri muntu abwumva igihe agiye gukora ikintu gishya. Icyo gihe nibwo wumva amajwi menshi avugira rimwe mu mutwe wawe akubwira ko bidashoboka. Ubwoba bukubwira ko utabyemerewe, bukubwira ko uri muto cyane, ushaje cyane, udafite amafaranga yo gutangira, bukubwira ko uri wenyine ntacyo wageraho. Ariko ikibazo si ukugira ubwoba, ahubwo ikibazo ni ukumva ko ubwoba bufite ukuri muri wowe. Wigeze utekereza impamvu buri muntu wigeze kugira icyo ashaka kugeraho hari igihe yumvise ubwoba bukomeye? Icyo gihe nicyo cyamufashije kumenya aho agomba guhera, kuko abahanga bavuga ko igihe cyose wumva ubwoba uba ugeze hafi y'urugi rugana ku byiza byawe. Ibuka ko hari abantu babaye intwari zikomeye ku isi nyuma yo gutsinda ubwoba. Nelson Mandela yavuze amagambo akomeye cyane ati, nize ko ubutwari atari ukutagira ubwoba, ahubwo ari ukumenya gutsinda ubwoba.
uwo mugabo mwibuke ko twababwiye ko yamaze imyaka 27 muri gereza. None se waba utekereza ko atigeze atinya ko nafungwa azibagirana, ko azicwa, ko umuryango we uzamwibagirwa? Waba utekereza ko aya majwi atamujemo amutera ubwoba? Nyamara ariko yahisemo kudaha ubwoba uburenganzira bwo kuyobora ubuzima bwe. Michael Jordan yirukanwe mu ikipe y'ishuri y'umukino wa basketball. Umutoza we icyo gihe yamubwiye ko adafite impano yo gukina. Ibyo byamuteye ubwoba kuko n'ahazaza he hazaba ari ugutsindwa gusa. Ubwo bwoba yagize bwamusunikiye mu kwitoza cyane. Aho yabaga ari hose yabaga ari kwitoza mu bwogero bw'iwabo, rimwe na rimwe yitozaga no mu gicuku, kugeza abaye icyamamare mu mukino wa basketball. Ubu aririmbwa nk'intwari ya basketball ku isi. Jordan rero ubwoba ntabwo bwamuhagaritse, ahubwo bwamubereye nk'umuriro umugira igihangange. Akenshi rero iyo ubwoba bukujemo uzana ibintu bitatu bikomeye muri wowe: kumva wakwihisha, ugahitamo kutavuga ibitekerezo byawe. Icya kabiri, utinya gukora itandukaniro n'abandi, ugakora nk'abandi kugira ngo utagaragara nabi kandi wenda ibyo bakora bitajyanye n'impano yawe. Kwigirira urwango, ugasigara wumva ko ntacyo ushoboye, ukumva ko abandi bagusize ntaho wabafatira. Ariko humura, hari ibanga rimwe rishobora guhindura ibintu byose. Tangiriraho ubwoba bwawe buri ari utangira urugendo rwawe. Tangiriraho umutima wawe utera cyane, kuko aho n'inzozi zibera impamo. Umuhanga yaravuze ngo niba inzozi zawe zitagize gutera ubwoba, izo nzozi ntiziba zagutse bihagije, nta n'icyo zakugezaho. Uzi icyo ashaka kuvuga? Ati tangira utekereza ko uzagera ku bihambaye kandi ubiharanira. Hari inama 3 rero zatuma ubwoba budatwara ubuzima bwawe. Andika ubwoba bwawe ubuhe izina. Urugero: ubwoba bwo gutsindwa bwita igiti cy'amahirwe, ubwoba bwo kwangwa bwita isoko y'ubwigenge. Kwita izina ubwoba bwawe ni intambwe ya mbere yo kubutsinda. Koresha ubwoba nk'impuruza iguhamagarira gutinyuka. Burya ngo ubwoba ni ikimenyetso ko uri hafi gukora ikintu kidasanzwe. Ibuka ko imbuto idakurira ahabona, irarerwa ikarererwa mu gitaka, nyuma igashibuka. Aho umuntu abera intwari saha adatinya, ahubwo abahatinya ariko agatsinda ubwoba uko atemera kuhaguma. Ese kuki abantu benshi bikundira inkuru ya David na Goliath? Suko David yari umunyembaraga, ahubwo nuko yagiye imbere ya Goliath afite ubwoba ariko agatsinda ubwoba akemeza kumurwanya. Burya intwari suko itagira ubwoba, buba bwazimye, buba buraho. Ariko umuntu w'intwari icyo aba afite ni ukubutegeka agatuma bumwubaha. Nawe fata ubwoba bwawe uburere nk'umugaragu wawe, ubuyobore, ntubwemerere ko w'umwami ukuyobore. Niba wumva hari umushinga watinye gukora kubera ubwoba, iki ni gihe cyo kwibwira uti ibi ni ibyanjye. Nubwo ntinya nzabikora ntinya, nubwo nshidikanya sinzasubira inyuma, nubwo ntavuga neza ndavuga, nubwo ntazi uko bizagenda ndatangira, nubwo ndi umukene singomba gusazira mu bukene. N'izibika zabanje kuba amagi. Aha niho dusoreje iyi nkuru. Naho ubutaha mu zindi nkuru. Bye bye.